turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mwese dukomeza kubana umunsi ku wundi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tubifurize gukomeza kugubwa neza rwose, twizere ko aho muri hose mumeze neza nkuko duhora tubifuriza, kandi mukomeze guhaha no kuronka mu mirimo yanyu ya buri munsi cyane. Ngira ngo rero nkuko mumaze kubimenyera kuri iyi channel tuba tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa nyine, aho tuba tubasobanurira cyangwa tuba tuganira ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo, ku kijyanye n'igishushanyo mbona cyangwa se master plan z'imijyi. Ni byinshi twebwe amahitamo yacu ni imitungo itimukanwa. Nkuko rero mwakomeje kugenda mubireba nkuko mwakomeje kugenda mubireba, turi kugenda tubereka inzu, amashusho y'inzu kandi nziza. Ngira ngo wakwemeza ko atari nziza kireka kubyirengagiza, ariko ni inzu nziza cyane ya kadastre iri mu mujyi wa Kigali, hagati mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, ahazwi cyane nka Kibagabaga. Ni inzu iri Kibagabaga, ahantu heza kandi rwose kuri kaburimbo nyine yo muri quartier. Ni inzu rero ikiri nshyashya, yubakishije ibikoresho bigezweho. Ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye yose, ikaba ifite ikibanza kinini, iri mu kibanza kinini gifite metero kare 500, ni ukuvuga 25 kuri 20. hanyuma clôture yayo ikaba yubakishije amatafari ya ruriba nkuko muri kubireba, ariko kandi iyi nzu nayo ikaba yubakishije ibikoresho biri durable, ni ukuvuga ngo ibikoresho byose yaba isima yayubatse, amakaro, n'ibindi, amaplafond n'amagypsum. Ni inzu yubatswe rwose mu buryo bugezweho, mu buryo bujyanye n'igihe, kandi ikaba ikomeye, yubakishijwe ibikoresho rwose mu by'ukuri bijyanye n'igihe. Twebwe tuba twahageze tukayisura, tukabarebera tukabarebera buri kimwe cyose. Iyi nzu rero ifite kandi rwose parking nziza kandi nini, irimo amapave ajyanye n'igihe, amapave akomeye, amapave meza, amapave bamwe bakunda kwita ay'Abashinwa, amahinde. Aya mapave azwi ku izina ry'amahinde. Ni amapave meza akomera, aba yakozwe n'imashini. Ni ukuvuga ngo rwose niyo ari muri parking y'iyi nzu, hanyuma ikagira na jardin mu gipangu n'imbere iringaniye, ikagira kandi na jardin yo hanze kuri kaburimbo ku muhanda nyine, yo kugira ngo igaragaze ubwiza bw'inzu. Iyi nzu kandi nkuko mwagiye mubibona ifite gate, ni ukuvuga portail imodoka yinjiramo, aho abantu binjirira, isakaye cyangwa se imeneye akabeton. Ifite design nziza cyane. Iyi nzu rero mu by'ukuri ugereranyije n'aho iri n'ikibanza irimo, amafaranga kigurwa mu buryo busanzwe, iyi nzu usanga ari inzu ihendutse, usanga ari inzu idahenze ugereranyije quartier irimo. Kibagabaga, mbibutse neza ko ari Kibagabaga mu karere ka Gasabo, ariko ni muri Kibagabaga murabizi ni quartier y'iclass. Hanyuma ikibanza iteretsemo, murabizi ko ibibanza birahenda muri Kibagabaga. Hanyuma noneho akarusho uburyo yubatse, ibikoresho byubakishije, design yayo, uburyo ibyumba bikase n'iki byose. Ni inzu nziza, iri moderne, igezweho. Ni inzu nziza rwose idakwiriye kugucika. Turetse ko iyi nzu ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, parking ndetse na jardin. Tugenda tubyandika nko mu rurimi rw'icyongereza nyine gake, kugira ngo n'undi muntu wese ukurikiranye iyi video ibyo tuba tuvuga abashe kugenda yumva neza imiterere y'iyi nzu. Iyi nzu rero kandi ifite na annex, ifite cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze, icyumba cyangwa se inzu twavuga ko ari iy'umukozi, ndetse na stock. Iyi rero ni inzu igezweho, iri Kibagabaga kandi ihendutse, kandi iri kuri
kaburimbo. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika, iyi nzu ntikwiriye kugucika. Turaje tubabwire ngo iyi nzu irashaka amafaranga angahe? Ese uyishaka wayibariza he? Wayigeraho ute? Ni inzu nziza ihendutse. Turaje tubabwire igiciro cyayo kuko irahendutse cyane. Ikindi kandi tubabwirira nimero za telefone mwayisangaho, cyangwa se mushaka kuyisura mwatubonaho. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko mumaze kubimenyera, akaba ari kampani ya mbere kabisa. Ni kampani ya mbere hano mu Rwanda ibafasha kugura no kugurisha imitungo yanyu itimukanwa ndetse no gukodesha, cyane cyane tubicishije muri gahunda yacu ya property management. Property management ni ukuvuga ngo ya mitungo yanyu tubasha kuyijera, ya mazu yanyu bya bibanza tukabashakira abakiriya, tukabafasha no gutekereza uburyo mubibyazamwo umusaruro kandi mu buryo bw'umwuga. Si ibyo gusa rero kandi tubakora amadizayini y'amazu cyangwa se pura z'amazu cyangwa se ibishushanyo by'amazu, ndetse tukanazibubakira kandi mu buryo bwiza bwizewe bw'ubunyamwuga. Inzu yawe uko twabyumvikanye akaba ariko tuyubaka, tukagushushanyiriza, tukagushakira ibyangombwa byose. Ibyo ngibyo muri Nzuri Business Group Limited, ibyo ngibyo birakorwa cyane kandi neza. Ibyo ngibyo ni muri service yacu ya construction, ariko kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu. Murabona hari ukuntu wubaka inzu nini cyangwa se iringaniye, ariko noneho kubona abakiriya, icya mbere ntushoboye kubashaka ni ugutegereza baza. Icya kabiri urahuze ntuboneka, nta mwanya ufite, edayeri ntuba mu Rwanda, cyangwa se aho uba mu Rwanda hari kure cyangwa se hahabanye n'aho umutungo wawe uri. Tumanaginga izo muri Kigali ariko n'ahandi hose mu ntara. Ni ukuvuga ngo ushaka kubura ahantu hahabanye n'aho umutungo wawe uri cyangwa se utari no mu Rwanda. Icyo gihe rero uravuga uti Nzuri nimuze munshakire abakiriya, tukagushakira abakiriya, inzu zawe zikaba zihora zuzuye, tugakurikirana imyishyurire yabo, kubahiriza amasezerano kwabo, amasuku y'amazu n'iki byinshi cyane, ndetse n'imisoro. Uvuga ngo ibyo ngibyo byose tubikora muri service ya property management. Tumanaginga cyangwa se ducunga imitungo yanyu itimukanwa kandi neza. Ni nako nawe ushaka kwimuka, dushaka kukwimura kandi ku mafaranga makeya rwose, tukakwimura neza. Muzi ukuntu kwimuka bistressa, ukajya ku kazi tukaza tukakwimura. Dufite imodoka zabugenewe, ukagenda mu rugo iwawe usanga rido twamanitse, ibitanda twafunze, matera twashyizeho, twanashashe yewe ariko kandi ukanasanga intebe muri salo twaziteye, home decor, ibintu byose biradekoye neza. Ibyo ngibyo byose ni muri Nzuri Business Group Limited. Izi rero ni annex ziriya nzu nababwiraga, douche na toilette, ifite n'ikigega hejuru cy'amazi, kwizine yo hanze, inzu y'umukozi, stock, byose birahari nkuko nakomeje mbibabwira. Iyi nzu rero, iyi nzu irashaka amafaranga make mu by'ukuri ugereranyije na quartier. Agaciro k'ikibanza urabona no mu gikari hari ahantu hahagije ho kwanika imyenda, ibintu byose. Ugereranyije rero na quartier, agaciro k'ikibanza, amafaranga yagiye ku nzu n'iki ni bya bindi ngo ukene ufite itungo rikakugoboka. Iyi ni kwizine yayo, ni kwizine iri modern cyangwa se kwizine igezweho yo mu nzu n'imbere. Ni kwizine nziza kandi nini cyane. Iyi nzu rero irashaka amafaranga atari menshi ariko atari na makeya kuko ntayo mfite. Iyi nzu ishaka miliyoni 95 kandi ziri negociable. Ni miliyoni 95 babasha no kugabanya. Miliyoni 95 negociable. Waba ubundi nyirayo yishakiraga miliyoni 120, baze ko ari kibagabaga, ikibanza cyameze n'iki. Niba ukeneye amafaranga, ushaka kugurisha mu buryo bwihuse, gabanya amafaranga. Byibuse jya munsi y'100, gerageza ujye munsi y'100 kugira umuntu abe interese, avuga ati ngiye kugura cadastre ijyanye n'igihe. Ariko kandi tubibutse ko iyi cadastre buri cyumba kirimo placard cyangwa se garde-robe, buri cyumba kirimo akabati cyangwa se garde-robe, ku buryo rwose ifite ibintu byose byangombwa nkenerwa kandi bigezweho by'inzu nyine
y'icyerekezo. Ni miliyoni rero 95 negosiyabure. Wakunze rero iyi nzu, ushaka kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 97 cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 eshatu cyangwa se 2 inshuro eshatu 0 1 2 3. Ushaka kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni kimwe na kuri YouTube channel. Hose twitwa Nzuri Market. Ushobora no kujya kuri website yacu www.nzuri.rw. Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera ku murima kuri Yamaha umanutse usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye, iburyo yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari ureba ku Gisozi. Reka rero tukurarikire wowe udukurikiye, wowe warebye iyi nzu, ukanda subscribe, ukore na share, ndetse ukande kukazogera kugira ngo ujye ubona notification imari zose tugenda dushyira umunsi ku wundi, ugenda uzibona 5 kuri 5. Twabasha kukugurishiriza, twabasha kukurangira aho ugura, kandi rwose serivisi zacu ni nta makemwa. Wacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane rwose.